Twongere tubaramutse kandi tubifurize ibihe byiza mwese abadukurikira ku Mata TV, ni Peter muvugana, Imana ibane namwe kandi turabishimira mu buryo muhora mutwereka ko mudukurikira hano ku Mata TV, turabifuriza ibihe byiza, turababona subscribe mukora, shares, comment, byose ni iby'ingenzi kandi Imana ijya ibaheramo umugisha. Nje hano rero ku Mata TV ngira ngo tuganire gatoya ku mugabo mwakunze kubona ku ma YouTube channel, umugabo witwa Mpano y'Imana cyangwa se bita Theobald, yakunze kugaragara cyane kuri channel ya Bakti yitwa Big Town TV, nawe yaje gushinga YouTube channel yitwa Impano y'Imana. Uyu mugabo yakomeje kugaragara avuga ko avuka mu karere ka Rubavu, hariya ku Gisenyi, kandi yakoze ibitangaza byinshi bitandukanye, aho yagaragaye agendera hejuru y'amazi, aho yagiye atubura amafaranga n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero nari ndiho ndeba kuri YouTube, nza kugwa ku buhamya bwiwe, aho agenda avuga ko ari umuntu wagiye ikuzimu, wahamaze igihe kinini, akatubwira ko hari n'ibitambo byinshi yagiye atamba, kandi na n'ubu ngubu hari ibindi bitambo ashaka gutamba. Ubu rero kugira ngo uwo mugabo kugira ngo turusheho kumenya amateka ye, kumenya imvo n'imvano yiwe, ubwo rero nagira ngo tubiganireho, twumvire hamwe ibyo uyu mugabo yiyemerera yakoze kandi n'ibyo ateganya kuzakora. Murakoze cyane, reka ubuhamya tubukurikire. Ubatse, ufite umuryango, ufite umugore, ufite abana, ufite abavandimwe? Ngomba kubyara abana ariko sinzagira umugore, ariko abana nabo nkaba mbafiteho kondisiyo, nibanga ntahita mvuga ako kanya, ariko burya hari abana nka babiri b'abakobwa nasinyiye. Mbega ugenda ubabasinyira, iyo umaze kubamenyera, gutanga umuntu nta kibazo, gutanga igitambo nta kibazo, mu by'ukuri kunywa amaraso nta kibazo, kurya injinja. Ufite umuryango, ufite abana, ufite umugore, ufite abana bangahe? Nabo nabyara ntago bari abanjye. Umuntu yarahiraga indahiro 6, Nyamurya ino hino Ansiridi, Nyamurya ino hino yamaraga kuvaho ukarahira Samusara Bimu yavaho ukarahira Insiru ukwayo na Ansirudi, indahiro 6 zitandukanye. Icyo kirimi ni ikihe? Ni ikirimi cyaho twebwe twakoreshaga umuntu waho wese uriyo. Ese kuzimu habaho cyangwa nibyo twumva? Yego habaho, kuko impamvu hano ni ku isi, ku isi ubona ari ibintu byo ku isi, ubona izuba ukabona iki, ariko ho ntasi ubona, uhora ari mu kabwibwi, wibanira n'ibisimba, wibanira n'inyamaswa, wibanira n'ibikeri, wihindura inzoka, wihindura ikintu icyo ari cyo cyose, ukava hano n'ibintu byinshi ubana nabyo. Watubwiye ko utasaga gutyo, wagarutse bakabona ko warabaye umuzungu. Wasaga gute mbere? Ku cyo yewe ubwa mbere ndiyo niko nabifataga, kwihindura buri munsi, ngihindura uruhu, ejo nkaburukara, ejo nkaba inzobe, kugira ningera ahantu ndibamenye, babantu batamenye bya bintu ndi gukora, cyangwa kuko nshaka gufata umuntu umujyanayo. Ukivugana n'umuntu utaramugezayo, ubwenge butangira kugenda, batangira kwishima. Hari n'igihe mugera ahantu bavuga rye izandahiro, wowe na wa muntu mugahita mubura, mugasanga mwagezeyo, ukimara kugera muhita mugera kuri bariyeri ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, aho hose hari indahiro. Ukigera kuri bariyeri ya mbere uba ugomba guhita uhinduka inzoka, bariyeri ya kabiri ugahita ko uhinduka ukaba wabirobo, cyangwa bariyeri ya gatatu hahita haza ikintu kikagukoraho, ntunyeganyege, ukihangana ntiwishiture. Iyo wishituye uhita usubira inyuma ugasubirayo, bimwe wasabye bikaba birapfuye, bakaguha izindi ndahiro, ugatanga umuntu ukunda mu muryango wawe, wamukemera ko wamugira ikidebiri ukabyemera, ukemera ko wamugira ikigoryi ukabyemera, ukemera ko azapfa ukabisinyira igihe azapfira. Wowe hari icyo watanze? Okay. Kuko baramusuzumaga, ikibazo cyari igifu, bamusuzuma bakabura izindi ndwara, kandi vuba bakabona ararembye. Rero kuko nabonye n'imiti bamuhaye bazamu. N'umugabo hano twumvise ubuhamya bwinshi butandukanye, ngo yarapfuye arazuka, yagiye ikuzimu, hari abahura nabo bavuye ikuzimu, hari abo yajyanye, si uku yasaga mumubona. Aratubwira impamvu, kucyemeye kumera gutya, ni ibiki akora, kucyemeye kugaruka ku isi,
ngo bamwita impano y'Imana. Reka tumuhe umwanya atangira twibwira yibwira n'abakurikiye. Ngo nitwa impano y'Imana Theobald, nkora ibitangaza bigiye bitandukanye. Nanjye niko nabyisanzemo, nageze ku isi mfite imyaka 2, ubu gutya ndi kugenda nyinganginga. Uko nagendaga nkura niko nagendaga nkora ibintu bitandukanye, ngafata inkoni nkayishyira hasi igahinduka inzoka, nanjye nkagira ubwoba ariko ntazi uko nagiye mbibona, kuko nakuriye ntabwo hari muri iyi si yindi. Ubwo noneho naba ndi hejuru, navuye hasi kuzimu, kuko hari indahiro twarahiraga zigeze muri 6, wagera ino hejuru, kuko mu mazi buri harimo ibinyabizima byinshi bitandukanye, harimo inzibyi, harimo injanga, harimo ibindi bisimba bitandukanye, utunyamasyo. Hari ikintu na kimwe uba ugomba kwihindura uri mu mazi. Tutarajya kure, bitakubangamiye wakuramo rinete wenda badukurikira bakure mu mazi? Yego, nta kibazo, mu by'ukuri nta kibazo, ndakumva neza. Kuki wavutse ufite imyaka 2? Njye nageze nibonye ku isi, njyewe bwa mbere nibonye ku mazi ku nkombe, aho bita ku Karwa i Rubavu k'Igisenyi ku mazi, uzagasangayo kaba gahari. Niho nibonye ndi umwana mfite imyaka 2, ariko nkajya ngenda hejuru y'amazi, nkajya mbona bitandukanye n'ibyabo ndi kubona ku isi. Najya hafi imbere y'abantu, abantu bakantinya, bakabona ko ibyo ndi gukora bitandukanye. Ntago naryaga ibyo kurya bisanzwe, naryaga inyama zokeje cyane zo kugira umuntu nagera ku isi abariza arya na mitsingi yanditseho gusa. Theobald, no kwitwa impano y'Imana byavuye he? Byaje ryari? Ni ababyeyi bawuzi nawe wigeze ubona? Ese niba warababonye byagenze gute? Nta babyeyi nigeze mbona mu buzima bwanjye bwose, ahubwo nibonye ku isi, ni gutyo naje. Ariko nabaga mu yindi si, nkajya mbona ahantu ndi biratandukanye. Nta yindi si nabonaga uretse aho hasi twahuraga n'inzoka, ibikeri, hahuraga ari mu kabwibwi, tukabona abantu bari kuzana abantu, abandi bakabasinyira mu bitabo, tukabona umuntu arahindahiro, umuntu yarahiraga indahiro 6, Nyamurwigi na hino, Ansirudi, Nyamurwigi na hino yamaraga kuvaho ukarahira Samusarabimu yavaho ukarahira Insiru ukwayo na Ansirudi, indahiro 6 zitandukanye. Icyo kirimi ni iki? Ni ikirimi cyaho twebwe twakoreshaga, umuntu waho wese uri Ese kuzimu habaho cyangwa nibyo twumva? Yego, habaho, kuko impamvu hano ni ku isi. Hano ku isi ubona ari ibintu byo ku isi, ubona izuba, ukabona iki, ariko ho ntasi ubona. Uhora ari mu kabwibwi, wibanira n'ibisimba, wibanira n'inyamaswa, wibanira n'ibikeri, wihindura inzoka, wihindura ikintu icyo ari cyo cyose, ukava hano n'ibintu byinshi ubana nabyo. Umuyobozi waho ninde, ameze ate? Shitani arahari rwose, udukuriye abahari, kandi twese niwe twumvira amabwiriza. Yaba umukobwa ujeyo, yaba ari umuntu mushyashya, yaba uje kurahira, yaba ari umuntu wese uriyo, aba afite abantu azatanga bari ku isi, akabarahirira, akabanasinyira. Ubwo yatabikoze muri izi nshingano, aragaruka kongera agahanishwa ibindi bihano, akanywa ya maraso. Hari unywa litiro 30 z'amaraso, akazigotomera neza yishimye rwose, ukazinywa. Hari inyama bakuzanira ukazinywa, ukazirya neza, nta kwinuba. Hari ibindi bintu byinshi ugenda ucamo, ndashaka kugenda mvuga byinshi. Abantu bavuga Shitani abaho ahantu hari, abari mu kizu kinini, ahantu hasi cyane. Twebwe ahantu tuba ni mu kabwibwi, ni mu myobo, hari nk'imyobo 100, buri wese akamanuka mu mwobo, cyangwa ugasanga hano ku isi abantu bari gupfa, hasi tuba turi kwishima. Ukabona umuntu yapfuye ugasanga ntawe ukirimo. Duha ishusho ya Shitani twumva bavuga. Shitani ukuntu ameze, ahantu hari n'ahantu hakorotiriye, harimo iminyururu ifunze, aziritse amaboko inyuma, ibintu bimeze nk'imvu by'amaboko. Afite amahembe 4, n'imbere afite 4, mu maso afite amaso 2 atandukanye, afite n'inyuma amaso
aba ahora yihindukiza buri kanya. cyaziritse Ahora aziritse ariko imbaraga arazifite kuko yari umukuru wacu tumwubaha tugendera kuri kondisiyo ziwe. waje ku isi ugarutse ku isi gute Ngiye kugaruka ku isi n'itegeko ku isi iyo uri kuzimu uba ugomba kugaruka ku isi kuko hari inshingano ziba zihari zo gutwara abantu baba bagenwe buri mwaka, barajya kwiyandikisha, abarajya gusaba imbaraga, abarakenera amafaranga ku isi. Mbega haba hari inshingano zizi zitandukanye. Kumwe ushobora gusanga mu muryango wanyu umuntu yarasaze, baba baramutanze n'amazina ibintu byose baramutanze ngo ngo niwe ntanzi. Ugasanga abaho ku isi atanariho. Ugasanga buri karere wajyamo ugasanga hari abandi babasazi benshi. Ugasanga umuntu ubwongo bwose bwaragiye abarangije kugeraho kera. Ugasanga n'umuntu no mu nsengero ushobora gusanga barimo ari abantu bazima kandi baragezeho kera. Bose byaragiye. Twagiye tubona abantu batubwira ko utanga ubuhamya ngo ukora ibitangaza ngo gufata inzoka ngo umuntu ukabona yambaye ubusa ukamufura ngo ibintu byinshi izo mbaraga zose ikuzimu. Izo mbaraga zose ziba zarubora zirahire muri za ndahiro 6 nasubiyemo kare. Ni ndahiro 6 ubundi aba ari ndahiro 12 ugakora ibintu ukabishika ni za mbaraga zaho, ukamenya icyo umuntu atekereje ni za mbaraga zaho, ukamenya ikizaba. Hari indahiro uba warangije kurahira n'amaraso aba yarakugiye muri ya maraso ugenda unywa ni kugenda uhindura ubwonko kandi uhamarimbi cyane. Niho tuba turi inshuro nyinshi ugasanga umuntu agiye kurimba ntagarutse abahise agenda. we kuki bakugariye ku isi kuki wahisemo kugaruka ku isi nuko ari societe ntago tutaje ku isi tuba dufite amahoro ku isi nk'aba bantu tugenda tuzana na ya maraso bagenda babakuramo. Hari n'igihe bakuvamo amwe amaraso wageze bakakubwira ati genda uyanywe. Hari igihe ufata ubwongo impinja ziba zikenewe ugasanga impinja 50 ziri hari utazi uko zaje, ari uko hari n'abantu baba bagiye baza bakarahira bakazizana. Umuntu yatanze urubyaro n'ubundi yandivamo. Hari igihe uzumva ngo inda yavuyemo uwo muntu baba baramutanze. Ugasanga umuntu yapfiriye kwa runaka ahantu ugasanga aho ngo barishima cyane baba baramutanze. Watubwiye ko utasaga gutyo wagarutse bakabona warabaye umuzungu. Wasaga gute mbere ku cyo wewe ubwa mbere ndiyo niko nabifataga kwihindura buri munsi ngihindura uruhu, ejo ngaburukara ejo ngaba inzobe kugira ningera ahantu ndibamenye babantu batamenya bya bintu ndi gukora cyangwa kuko nshaka gufata umuntu umujyanayo. Ukivugana n'umuntu utaramugezayo ubwenge butangira kugenda gatangira kwishima. Hari n'igihe mugerano bavuga rye izandahiro wowe na wa muntu mugahita mubura mugasanga mwagezeyo ukimara kugera muhita mugera kuri bariyeri ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, aho hose hari indahiro. Ukigera kuri bariyeri ya mbere ugomba guhita uhinduka inzoka. Bariyeri ya kabiri ugahita ko uhinduka ukaba wabirobo, cyangwa bariyeri ya gatatu hahita haza ikintu kigakoraho ntunyeganyege ukihangana ntiwishiture. Iyo wishituye uhita usubira inyuma ugasubirayo bimwe wasabye bikaba birapfuye. Bakaguha izindi ndahiro ugatanga umuntu ukunda mu muryango wawe, wamukemera ko wamugira ikidebiri ukabyemera, ukemera ko wamugira ikigoryi ukabyemera, ukemera kazapfa ukabisinyira igihe azapfira. we hari icyo watanze? Okay, ngiye nakubwiye ko nageze ku isi mfite imyaka 2. Urumva ngiye niho navukiye. Iryo zina rero impano y'Imana n'ubundi niryo niyitaga kugira ngo nuko ngenda kubasha gukora ibintu ndindahiro narahiye. Nakoraga ku nsina igahinduka inka, natema igiti kikongera kigaterana. Mu by'ukuri binkubwira ni ukuri, wowe unimba uzi ko bibaho cyangwa utazi ko bibaho ngenda gubuhamya bw'ibyo naciyemo. Reba nkangaha urabona ko iki ari igikomere. Imodoka yarankunze aho bita Mahoko bahuruye. Ubwo ikintu nari nakoze ari ibintu nari nakoze bitavugwa. Kuba wakegera umukobwa bitemewe ni ikosa, cyangwa umuntu wajyanye agashaka gusubiraho baraguhana. Imodoka yangonze bahise bayibura, nanjye ubwanjye barambura, bagije kwa muganga barambura. Ibyo bintu abantu ba Mahoko bose barahari muri Mahoko Igisenyi Rubavu barabizi ibyo bose barabizi ko niyo mpanuka yabaye. Ndabura ndongera ndagaruka, polisi ije kureba buri modoka kandi yahise yagera ku kanya. Nuko ibikoresho byose nuko byagenze, keze kwa muganga agiye kumvura arambura mu bitaro. Nyuma yaho nongera kwibona gutya ndi muzima ngarutse ku isi. Hanyuma nyuma yo kuva kuzuma kagaruka ku isi hari abo mwahuriyeho muhurira hano ku isi bameze bate se? Umuntu wa mbere abandi ntago baba bagishaka kuvugwa. Hariho narinzi bitaga Lisa, umwara Lisa yagiye kera, yazamutse kera ku isi bivamo, tukajya tumubona n'amafoto ye hasi kuzima ari gucicikana.
hari abandi b'abana b'abakobwa bagiye bajyayo banywa ayo maraso batabishaka, n'abansoresore ukabona zagiye, ukabona utwaye umuntu, ukabona kwasiteri abantu bose babonye umukobwa uri mu muhanda bakoze impanuka bari kumukwepa. Ese kuki turi kuvugana utandeba cyangwa utareba abadukurikiye? Akenshi na kenshi iyo umuntu ariyo ntabwo akunda guhuza n'abantu amaso, njye sinyakunda guhuza n'abantu amaso, no mu nshingano nagiye ndahirira ntabwo biba byemewe kugira mbuze n'umuntu amaso. Bihita numva muri njyewe ubundi bingarutsemo, nkumva n'aka kanya nahita nsubira ikuzimu, kunywa ya maraso mba numva nyashaka cyane, na za nyama, hari igihe inyama zo ku isi zinanira, karya inyama zishirira, nyine hano ku isi ndya inyama zishirira, ariko naba ndi ikuzimu iwacu ngatangira nkarya za nyama mbisi gusa, bwa bwonko akaba ari bwo ndya, kanywesha ya maraso, ngumva nongeye kugira imbaraga, kongera nkagaruka hano ku isi. Iyo ngeze hano ku isi rero babandi nibwo mpagaranye n'umuntu, ukabona mutwaye ubwonko, ukabona ari gusinzira, ukabona yagiye, ugasanga ejo no mu bintu byo mu bitaro no mu nsengero akenshi abantu b'ikuzimu nibo baba bari tuba twaje cyane. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari mu nsengero baba bazamutse rwose bari kurwanya kwa kundi bategesa. Nawe ujya mu rusengero basenga Imana? Mu rusengero akenshi sinyakunda kujyayo, ariko bibaye ngombwa naho njyayo. Kuki uvuga Imana cyane kandi utayemera, waragiye kuzimu, warahisemo kujya aho ngaho nyine kwa Seki? Kuvuga Imana ni ukugira banyibonemo ibintu nakoraga byatumaga ntandukana nabo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakoresha ijambo ry'Imana bafite umugambi wo kwiba abantu babajyana ikuzimu, akaza kubwira ijambo ry'Imana akakujyana mu butayu, mwagera mu butayu ukabura. Bamugaba ibyo bintu ugahita ugenda. Nabisobanura cyane, n'urugero ndarufite. Hari abantu baba bambaye neza bagava hasi basinye, bakarera za ndahiro, abakobwa beza n'abadamu beza, ukumva barabwiriza neza, ukagenda mukajya mu cyumba ugasanga ba bantu baragiye, ugasanga wowe wisanzeyo, ugatangira bakaguha kuri ya maraso, wo kumva ko ari je ukagotomera, wamara ugotomera umwumva yashaka ufite n'inyota, ukagenda ahantu mu kabande, tukagenda ngiye kugusengera kandi umwuka wawumbonyemo, twagera ugahita umbura, ugasanga nagiye. Mbere yuko nza hano njye nabanje kugira ubwoba, bambwiye ubuhamya bwawe ugenda utanga, wowe ntago bigutera ubwoba kuba uri mu bantu? Okay. Nta ngaruka bikugeraho? Mu by'ukuri kera njye abantu benshi barantinyaga, nabo bamfungiraga inzego z'umutekano. Nageraga imbere y'abandi nkabona ntandukanye nabo, njye simbashe kurya, nkamara iminsi 5 bakantumiriza ibyo ndi burye, za nyama zishiririye gusa bakazizana aho mfungiye. Nyuma y'iminsi ngaye batazizanaga basangaga napfuye, cyangwa bagasanga navuye muri gereza. Gereza zo mu Rwanda ibyo gereza ya Kibuye basanze nagiye, abantu nabo bagiye, ariko abantu baragaruka. Noneho na gereza ya Rubavu bigeze kumvugiramo kubera gucika intege, bari gushaka kurya bya biryo ntamenyereye, basanga nagiye, ariko kubera nashaka ko ubutabera bundenganura ndagaruka. Na ba bantu bakajya bansaba nyine kugenda kwisubira naho ngo mbajyane kuzimu, bamwe nkabajyana muri kasho bagasanga nta barimo bagiye, no mu nsengero ukabona ko gabambwaje kujyana. Inzego z'umutekano ziguhamagaye wabivuga mu ruhame? Yego, njyaho bamfungiraga basangaga rimwe na rimwe ntarimo, ariko nkagarukamo tegereje ko ubutabera bundenganura, kuko nahagararaga ahantu ngasanga abantu benshi bari kunkurikira. Nakora ku nkoni ngasanga yindutse inzoka, nakora ku modoka ntigende, nafata igiti nagicamo kikongera kikiteranya. Ubwo rero bikagenda gutyo, urumva najya nshaka mitsingi yanditseho nayibuzaga n'amaraso. Mitsingi yanditseho niyo mashaka, iyo nyibuze ya maraso yanjye bari kugenda mvamo, ku buryo mbita ndisubira kuzimu bakampamagara, ngahita nshaka kurahira za ndahiro ngasubirayo. Unywa mitsingi yanditseho gusa? Mitsingi yanditseho gusa niyo nywa, nayo kondisiyo yanjye. N'abantu benshi bagiye banyaka amafaranga, bamwe bakayabona bakubaka ama etaje, abandi bakayabura kuko bagiye bica kondisiyo. Nyaboneka ntabwo ndi kuza kubavuga, nta kintu ndi kubavugaho, ariko wowe wiyizi nyaboneka umbabarire. Nawe nagiye njyana biyizi, n'abubatse amazu n'abafite amamodoka bagezeyo, nyaboneka mutabona kino kiganiro nta kintu mbavugaho. Yewe naba bandi bari bafite gahunda yo gukomeza kujyayo, ntago mbahagaritse, nyaboneka batavuga ati ndahemutse. Ni ubuhamya bwanjye ndi kuvuga, kuko imbaraga zigenda zinshiramo buri gihe. Kuko abo batanga abo mu miryango yabo kugira ngo bagire ubutunzi, bo wabavuga mujya munahura? Okay, umuntu kumutanga biba byoroshye cyane mu miryango kwa nyogosenge, cyane cyane bakunda kwa nyogosenge. Kwa nyogosenge mu vindi imwe ni ukura nk'umuntu bakamufata, ugasinyira miliyari y'amadolari,
bakayiguha ukavuga icyo uzubakamo, niba utazubaka inzu ndende cyangwa inzu ngufiya cyangwa inzu utazabamo bazajya bakodesha. Hari igihe ushobora kubaka amazu ntuyabemo abantu batazi aho uba, ariko bagukodesha, abantu bakaba bazi ko uba aho ngaho ariko wibera ikuzimu umanuka buri gihe. No muri ba bantu bagukodesha inabo umenya amazina yabo, mukagwiza urugwiro, bakakwemerera ko bajyana mukagenda, ukabaha amafaranga, ukabaha inshingano z'uko bazajya, nk'ikimenyetso cya 60 cya kimenyetso cya 666. Icyo gisobanura iki? Uzakunda gukibona, nicyo dukoresha cyane iyo turiyo ikuzimu. Nacyo iyo ukivuze warareye kuri za ndahiro, ibyo byose bigenda bihinduka. Gupfa ukazuka, bibaho cyane, barapfa ukazuka. Kuvuka ufite imyaka 2, uyu munsi ukaba uri ku isi. Ibyo byose kuki wahisemo kugaruka ku isi? Kugaruka ku isi ubona ubuzima bwaho narindi ni mukabwibwi, ntibucya, ntibwira na rimwe, uhora ubona ari imvura igwa kandi ntayo, wumva ibintu bishamira, wumva abantu baboroga cyane, wumva inyamaswa hirya no hino, wumva zikuvugiramo, ukumva nyine nta mahoro, ugasanga bitandukanye no ku isi. Wagaruka noneho wagaruka ukica inshingano, hari iminsi yo guhita ujyayo, iminsi buri cyumweru ukaba uriyo 5, wakwica buri cyumweru ukanga kujyayo, bagahita bagira ute, ukaza bakujyana muri za nyamaswa mukabana nazo. Theobald, ni iki wicuza muri ibyo bintu byose? Mbongewe kuba narabaga ikuzimu ntago nicuza cyane, naho nabonaga ari ubuzima busanzwe, naho mbona ari heza, ariko nanone ikindi kintu aho haba imbaraga ukihindura, waba ushaka kuba umuntu urenze ukagenda ugasaba imbaraga. Hari igihe ushobora kujya gusaba imbaraga ukagenda ukica kondisiyo bakakumanura, uri nk'umuyobozi runaka ugasaba imbaraga. Hari abayobozi basaba imbaraga, hari n'abayobozi bajyaho ku bwa Nyagasani badasabye imbaraga, baba batandukanye. Ni iki wavuga ku rupfu? Ku rupfu akenshi abantu bapfa baba bagiye babatanga ikuzimu, kuko urupfu ntabwo uba waruteganyije. Wowe ushobora kwibwira ngo ntibagutanze, ariko uba waratanzwe runaka, waragiye muri cya gitabo. Ukabona uzarebe nk'impanuka ziba zemewe buri gihe, kuzimu ziba ziteguwe, hari imitego tugenda tugatega ahantu, tukagenda nk'ahantu runaka mu ishyamba runaka, hejuru yaho umuntu agatega, akazamuka, umukobwa agahagarara, umukobwa yamara guhagarara ukabona haciye imodoka, abantu bose barashize, bose barapfuye, nta n'umwe urokotse. Aba ako kanya bahita babakira bagezeyo, ukabona na ya mitima barayiriye, n'ibiki byose bakabirya, ukabona barabahambye, burya ntibarara mu mva. Umuntu rwose ahita agenda akagerayo, ukabona bari kubirya. Haba hari za vampaya, umuntu agahinduka ivampaya. Hari vampaya 880. Umuntu agiye byabonye muri filime wa mugabo. Oya, ntago filime arizo muri vampaya. Warapfuye urazuka neza, ugasanga umuntu warapfuye urazuka. Yego, njye narapfuye ndazuka. Njye nibonye ku isi mfite imyaka 2. Warapfuye urazuka. Yego, impamvu njye ngubwira ko napfuye ngazuka, kuko ahantu narindi nibonye ku isi, njye nazamutse hejuru y'amazi, hari akarwa mbaho nyenyine. Aha ngaha uri, hari abantu mujya muhura ku isi bavuye kuzimu, mwahuriyeyo? Yego, okay, baba bahari, ariko ntago aba ari ngombwa kugira ngo muhite mugenda muhura. Ubundi murongera amazina 5 y'abantu mujya muhura ku isi, murongera mugahurira kuzimu. Ntago nahita mvuga amazina 5 kuko abantu bo barahari. Abuzi ni nabangiye kubwira abantu benshi babikuzimu. Nkande harimo abasenga Imana baza gucubya. Hari uwitwa Grace watubwiye, Mbohoya Arisa, umwari Arisa, ariko we yavuyeyo kera. Yagiye kuzimu kera, tumubonaho kera, ajya kwica amabanga, azamuka hano ku isi, agenda avuga ibyamubayeho, turabibona amafoto ye. Umuntu wese wageze ikuzimu yazamutse akagenda akamena amabanga yawo y'ibyahabereye byose, kandi baba bakeneye abantu bagomba kujyayo. Icyo gihe iyo amennye amabanga agasubirayo, uwo ngo Arisa ntabwo yasubiyeyo. Icyaha ni iki kuri wowe? Ni bya bintu za ndahiro warahiye, kureka mbwira abadukurikiye, ni za ndahiro wagiye urahira, Samusarabimu, Nyamurigigi na hino, Ansirudi, Insiru, Ansirudi, Insirudi, zose ziba zigiye zifatanye. Bariyeri ya mbere ibiriho abakobwa 25 n'abana 10 batoya b'impinja. Bariyeri ya kabiri haba hari inzoka 55. Bariyeri ya gatandatu haba hariho amarobo 85. Kukomeza ugenda kuri za bariyeri ni kugenda ugera imbere y'amafaranga, ariko hose bari mu kabwe bw'amafaranga bakonje. Niyo mpamvu ubona ibintu byose by'amafaranga babikonje. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo icyaha ni iki kuri wowe? Icyaha ni za mbaraga zaho mba nkoresha, mba nararahiriye,
mba nzi ko nzajyana abantu mu gihe uri hano ikuzimu. ku isi icyaha ni iki nk'umuntu? Icyaha niyo nabuze abantu cyangwa iyo nabuze abantu njyana ikuzimu cyangwa abantu iyo utari kubona abantu b'abanyamuryango biba biri kugenda biba icyaha. Ikintu cyose ikuzimu ni uko urakoresha ibishoboka ujyana abantu benshi. Okay, ukorera Imana ukorera Sekibi shati. Ngomba kuza mbabwira ko nkorera Imana kuko abantu benshi bagomba kuza bihitira ko bakorera Imana, Nawe witirira ko nitwa impano y'Imana niryo zina ryanjye. ariko ntabwo ukorera Imana. Gukorera Imana, Icyo ni ikiganiro tuzaganira n'uyu mugabo muri episode ikurikira. yego mu by'ukuri gukorera Imana biratandukanye. Ushobora kuvuga ko ukorera Imana uwibera ikuzimu kugira ubone n'aba bantu baze bakugane, ubone uko bamanura ari byo wasinyiye. Dusoza ubutumwa watanga ni ubuhe mu gihe uri hano ku isi cyangwa se mu gihe waretse kuba wasubira n'epfo iyo ngiyo? Ese ingaruka byakugizeho ko waravuye hariya ukaba uvuga Imana uri hano ku isi? Ubu ingaruka byangizeho hari ibyo ntakwereka ku mubiri wanjye, ni ingaruka ngenda mpinduka, ubu gutyo urabona ukuntu nagiye mpinduka. Hari na byinshi ushobora gusanga mfite. Uri umusore, uri umupapa, urubatse, ufite umuryango, ufite umugore, ufite abana, ufite abavandimwe. Ngomba kubyara abana ariko sinzagira umugore, ariko abana nabo nkaba mbafiteho kondisiyo, nibanga ntahita mvuga ako kanya. Ariko burya hari abana nka babiri b'abakobwa nasinyiye. Mbega ugenda ubabasinyira iyo umaze kubamenyera, gutanga umuntu nta kibazo, gutanga igitambo nta kibazo, mu by'ukuri kunywa amaraso nta kibazo, kurya impinja. Ufite umuryango, ufite abana, ufite umugore, ufite abana bangahe? Mbongewe mu Utaransubiza reka tuzashake undi mwanya wenda n'ibindi bibazo badukurikiye bazatubaza tukabikubaza. nabo nabyara ntago bari abanjye, njye mba nararangije kubatanga. Ubutumwa watanga dusoza n'ubuhe? Ubutumwa natanga ni uko ikuzimu habaho, mu by'ukuri mu nsengero baba barimo batumwe na shitani kugira akunda akomeza abeho, agira imbaraga. Ba bantu bagenda bavuga Yesu, bavuga Imana, kugira Imana igenda itsindwa, shitani akomeza agira imbaraga. Mbega shitani we, iyo turi kubona abantu bamanuka bajya ikuzimu, abenshi baca ku marimbi, n'abandi ukabona baciye mu tubande, ukabona bagiye ntibagarutse. Mu by'ukuri ikuzimu harahari. Ukabona undi muntu akuyeyo amafaranga, ibyo yarabirangije, umuntu yaramutanze yarapfuye kera, ariko mu by'ukuri ntabwo ari we ndi kubwira, nta nubwo ari we ndi kuvuga, ndi kuvuga ibyo nzi. Kandi hari benshi bazambona muri iki kiganiro bibuke bimwe najyaga nkora, bambaza impamvu ndakibikora. Hari ufata inzoka, gufata ikintu kigahinduka inzoka, gukora ku muntu ukamuhindura umugore yari umugabo, kubona ikintu cibwa ukakigarura, kubona ibintu bagiye baroga ahantu, n'ibintu byinshi mu by'ukuri. ariko izo ntabwo ari imbaraga z'Imana ukoresha. Imbaraga biratandukanye. Imbaraga z'ikuzimu nizo zifite imbaraga cyane. Imana ugiye kubona ukabona nta mbaraga. Abantu benshi bayoboka shitani kuko dufite abantu benshi cyane ikuzimu batuyoboka. Mu by'ukuri harahari, ikuzimu harahari. Wowe nimba wumva ko ikuzimu hadahari, harahari. Nimba ushaka gukura amafaranga uragenda ukayabona ko bagusaba igitambo. Yewe waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, waba uri umuntu uri mu kigero, uwo ari we wese ndamubwiza ukuri ko ikuzimu habaho. Kubijyamo, kujya aho ngaho ni amahitamo y'umuntu cyangwa se nibo bagushaka? Ibyo ngibyo ni amahitamo y'umuntu, ariko iyo wamaze guhura n'inshuti yarazamutse ku isi, yaramaze kumenyera iby'ikuzimu, ubundi ugeze hano ku isi. Ni ukuvuga ngo hari abantu bajyanwe n'abandi? Yego, wowe hari abo wajyanyeyo? Hari abo nagiye njyanayo. Urakoze cyane. Hari abo nagiye njyanayo ariko bakabona amafaranga bakaza bagatura, bagashaka kongera bakabivamo. Reka tuzabiganireho. Hari n'abajyayo bakagumayo. Yego, murakoze cyane. Ugira ibihe byiza. Wenda niba twemera kuzaduha ubundi buhamya bwa kabiri kuruta kuri ubu, wenda n'abantu dukurikiye baduhaye ibibazo wenda twakubaza, ubu twemereye twazagushaka. Mu by'ukuri nizaba mpari ntasubiyeyo kubw'ibi mvuze, ariko n'ubundi biragoye kuba naguhakana ngo sinsubire ikuzimu. N'ubu gutya nka saa 8 z'ijoro ngomba kuba nagenda, saa 6 z'ijoro nkajya ikuzimu, kanywa kuri ya maraso ngo mba numva nyashaka. N'ubu gutya mba numva meze gutya, mba numva najyayo bakansubiza amaraso, za nyama na za poroduwi zivamo za mpinja nizo cyane cyane umuntu aba akeneye. Ariko buriya bimfashije nkuko nari maze kumenyera inyama zokeje na mitsingi, ubwo buzima bwemeye nabugumamo gutyo, si gusubira ariko mba numva nasubirayo, ariko ubwo tuzongera tubivuganireho utaha.